Reka twongere tubahe ikaze mwese mutega amatwi ibiganiro bya Odd Music Studio. Ni ikiganiro Amora Max mugezweho na N.Khadidja n'inkuru. Tubana mu nkuru zigiye zitandukanye iz'urukundo, ariko uyu munsi noneho inkuru mbazaniye noneho yo nirurangiza. Ujye kumva ukumva abantu bakuru babwiye nk'umwana muto bitewe n'imyitwarire uri kumubonaho bati wa mwana wenda kubona mu buto uwaza kunyereka mu mamesa. Baba batebye ariko nyamara hari icyo baba bashatse gusobanura. Ariko se koko ubuto buroshya? Iyi ni inkuru koko ifite umutwe witwa ubuto buroshya. Dutangiranye n'abakobwa baganira cyane baseka, maze umwe araterura ati ariko mute ni ukuri kiriya kigabo gifite amafaranga, ushatse wareka imiteto ukuye mu cyaro, uyu mujyi uzagusaza nutikura mu buturage n'iyo myumvire wishizemo. Ngaho ndebera iyo telefone. Yakoreshaga imvugo ibabaye asa nkaho afite agahinda. Ati sha Olga, uzi ko nta mugabo urafata nk'uko nguko, none ndebera akajije ngo karabyirengeshwa sha. Ibyo byose bavugaga Mutesi ntabwo byamufatagaho, ndetse yari ari kwikorera assignment bari babahaye, w'icyo yari yizeyeho n'ubwenge bwe karemano ndetse no kunyurwa na duke afite. Ahita basubiza ati umva nkubwire Olga nawe Megan, ibyo muvuga by'ubwiza ndetse n'ikimero bishira mu kanya gato nk'ako guhumbya. Sinumva ahubwo impamvu mwabikoresha nabi aho gushaka ibizabungura ndetse no mu buzima buri imbere. Ahubwo mwumve mbabwire, nungutse igitekerezo. Bahita bekiririza rimwe bati kagire inkuru rero. Araterura ati nyine basi mureke ibyo byose mwijanditsemo, ntekereza ko niba koko muzi ubwenge nk'uko muhora mubimbwira, mwarabashije kwizigamira mu yo mwahabwaga n'abo bagabo muhora mundatira ngo barabakunda n'ibindi. Bahita bimyoza, maze Megan wari umushizi w'isoni cyane ahita yitanguranwa ati none se ma ugiye kuduhana nkaho uri umubyeyi wacu? Olga, ndigendeye niba ukomeza kumva amanjwe y'uwo mukobwa. Njye simpari, dore ko amanza aranyandikiye ngo ari ku gipangu. Nimubona ntinze mukinge muryame. Uranyumvira injiji diyasi. Ubwo Mutesi we yari yumiwe, yari yicaye ati aha nzabombarirwa. Ubwo se koko nari mbabwiye nabi Olga? Hasi mumbarire nuko wenda naciye ku ruhande, ariko we niba ugihari wenda nyemerera nkubwira icyo nari ngiye kubabwira. Niwumva ari ingenzi uzabyumvisha Megan, sibyo nshuti yanjye? Nawe ati aha ngaho pfa kumbwira numve, wasanga tuboneye aba diaspora. Noneho twaba dutomboye, umva natwe twagiye tujya Dubai ndetse na za Miami. Hey, ibyo rero yabivugaga simbukira hejuru, maze Mutesi ahita amucubya ababaye ati ariko se Olga, aho ko numva wagira ngo mwabigize umwuga, ndabahera he koko noneho? Ngaho nyumvira urwego bishizemo, dore nyumva witonze. Urabizi mu minsi ishize hari competition zabaye hano muri kaminuza iwacu, urabizi zahuzaga amakaminuza atandukanye yo muri aka gace. Mbasha gutsindira igihembo cyampesheje miliyoni 1 y'amanyarwanda. Uribuka ko twanabipfuye nsaba ko twajya kuyishimamo ku Gisenyi nkabyanga. Ibyo ntabwo byibuka Olga? Nashakaga kubabwira ko twafatanya tugashinga ka business k'imideri, kandi pe twajya twikorera na marketing ku myambaro yacu ndetse n'ibindi, kuko nkamwe ndabizi muraberwa n'abandi baboneraho. Nta handi abanyeshuri biga muri university twigamo ndetse n'abandi badukikije bazongera guhahira. Twajya tubambika, ndetse nta n'umugabo wazongera kubatinyuka kubera ko yababona ko ntacyo wananirwa kwigurira. Ngaho mbwiza ukuri Olga, dushize hamwe twajya dukenera izo nkoko babagurira tukazibura, cyangwa uyu muvuta meza n'izo nkweto yewe n'iyo myenda, cyane ko twaba tubyifitiye bimwe. Ngaho bitekerezeho, uzi no kubwira Megan wenda we yakumva. Hanyuma nimuramuka mubyumvise neza muzaze twicare twiga umushinga, kandi ndabizi ko tutazananirwa kuwugeraho. Olga yaramuteze amatwi maze araseka mu gake ati maze rero Mutesi disi koko uri umutesi,
ubwo uratekereza ko ibyo nabifatanya no kwiga nkabivamo, kandi ayo mafaranga yo gupfusha ubusa niwe uyafite, ndinda njye kuvunika se kuko nshatse inkweto nziza, isakoshi, amavuta, yewe n'iyo myenda, n'ubu ngubu nitsamuye gato byahita bingeraho. Rero rekeraho maze uzabikore, tuzaba abakiriya bawe, tuzajya tukuzanira n'abandi, sibyo Mutesi we? Ubwo Olga yabivugaga atsimbuye yigendeye, nawe bamusize aho ngaho asigara wenyine. Ubwo babanaga mu nzu ari batatu, ariko mu by'ukuri Mutesi we yaje ahabasanga kuko bari abakobwa bamaze kumenyera umujyi. We yari inyuma yabo mu myaka, haba mu myaka ndetse no mu mashuri. Weekend imwe nibwo bari mu rugo, bari mu masuku, bagiye kumva bumva ihoni ry'imodoka hanze y'igipangu, maze bararebana. Olga abaza Megan ati, hari umuntu mwari mufitanye gahunda se? Maze Megan aramuhakanira, nawe amubwira ko ntawe, kuko aho babaga abandi bari bahari usibye bo na nyiri igipangu, kandi nawe yahabaga gake. Bahise basimbukira hejuru bose bajya kureba, bazi ko ari abagabo babo baje kubareba, bakabakora surprise batababwiye. Mutesi utarashidukiraga ibije byose yigumira mu bye, maze bageze hanze babona n'imodoka y'umukara utabasha kubona uyirimo, nziza ku maso pe urebeye inyuma. Hasohotsemo umusore, mbega abakobwa ngo barikanga, bari bamenyereye gucudika n'abagabo bakuze, maze batangira kurebana bigirishwa amasoni ngo bagire ngo kandi bazi ngo. Maze arabasuhuza, arabaza ati, muraho neza, mutuye hano? Bati yego. Arababaza ati, hari umukobwa witwa Mutesi wirabura witonda mu kuntu, udakunda kuvuga, mwaba mumuzi? Aba hano? Maze bati yego turabana. Ahita basubiza ati, mwamumbwirira ko hari umushaka se, muri mukoze cyane. Megan yarasuzuguraga cyane pe, nkuko twatangiye tubibabwira. Acyumva ko ashaka Mutesi, we nta kindi yahise akora, yahise yimyoza asubira mu rugo. Maze Olga aramubwira ati, wihanganire mugenzi wanjye, reka mukubwirire, ariko sinzi niba ari bubyemere, gusa nubona atinze wigendere pe. Olga yarirukanse ndetse yiruka amasigamana, ageze kuri Mutesi ati, ehe, Mutesi wacu yatangiye neza agakino, dore hanze haparitse Range Rover wanjye, eye ngo ni wowe ushaka, ngo ntihabe itakubonye. Megan we ahita amubwira ninura ati, hewe buri hoze niryo ryotse inzu koko, ubwo se uri kwigira ibiki muko? Sohoka se nyine, uzi ko iyi nzu tuyishura gusekera ba nyirayo se? Mutesi ati, ariko uzi ko numva mu nzu ye bako, noneho ndabakizwa n'iki? Koko munyumvire rero, mbabwire bavandimwe, ntabwo imikino mukina nayishobora, nta niyo nakina. Niba mukeneye kunsheta mushakira ahandi, mwayobye rwose, nzarya duke ndyame kare. Olga ati, nyamara ntawe ugushese, niba ubishidikanyaho genda wirebere, ntuneze ko ari umusore na mwiza, nubonye nta n'icyo abaye, kandi urabizi twe ntidukorana n'abasore. Yahise agenda rero n'isabune mu ntoki n'umujinya cyane ko ntacyo yikekaga, ndetse nta n'umuntu bari bafitanye gahunda, yewe nta n'umusore bari bakamenyanye. Maze agenda yitotomba ati, ntihazagire uwongera kuza kunkiniraho, njye nta mubiri wanjye nzakoresha nk'igicuruzwa, ndabiyamye. Yafunguye igipangu maze abura umuntu. Agiye gusubira yumva ijwi rituje rimuhamagara riti, wigenda mute? Uwo ni Mutesi tutazi niba yaragarutse cyangwa se yarakomeje akigendera. Reka tuzasubire mu gice cya kabiri cy'iyi nkuru, aho buri wese azagenda asobanukirwa gake gake, maze mukazajya mugenda mukurikiranamo inama zigiye zitandukanye. Niba hari igitekerezo ufite, twandikire muri comment. Niba nawe hari inkuru ushaka kudusangiza, utwandikire. Bityo rero ukande kuri subscribe, share na like kugira ngo ujye ugenda ubona ibiganiro byacu ko bwije nk'uko bukeye.
Shalom. Amura Max. Nothing but love. Don't miss.